Kera habayeho umujyi muto. Muri uwo mujyi hariyo umusore w'umunyembaraga ndetse w'umunyabwenge. Abantu bose bari batuye muri ako gace bamufataga nk'umucunguzi wabo ndetse bizeraga ko azabacungura. Abantu baramukundaga ndetse bakamwemera cyane. Uwo musore nawe yarotaga kuzavamo indwanyi idasanzwe muri iyi si. Yahoraga yitoza kurwana buri munsi kugira ngo azagere kure. Umunsi umwe uwo musore agiye kuryama nka saa 8 z'ijoro yumvishe ijwi rimuturutse inyuma rihamagara amazina ye. Umusore yarahindukiye abona nta muntu abona inyuma ye. Haciyemo akanya abona urumuri, yitegereza neza abona ni umuzimu uri kugendera hejuru amaguru atagera hasi. Nubwo yabonye uwo muzimu nta bwoba yari afite habe namba. Umusore abafashe inkota abaza umuzimu ati, urinde, urashaka iki? Umuzimu uramusubiza ati, ndi umuzimu, ndi hano kugira ngo ngushimishe. Ese urashaka kubona ikintu kidasanzwe? Umusore yaratangaye aramusubiza ati, va hano cyangwa nkwice. Umuzimu uramusubiza ati, wirakara. Ati, nshobora kukwereka inkota ikozwe muri zahabu ndetse ikomeye kurusha iyo wigeze ubona. Uyu musore yakundaga inkota cyane. Yahise abwira umuzimu ati, nyereka iyo nkota turebe. Umuzimu wahise umwereka inkota ya zahabu mu kirere. Umusore yitegereje iyo nkota ya zahabu aratwarwa. Nuko abaza umuzimu ati, nyereka izindi nkota zimeze nk'iriya. Umuzimu wamweretse izindi nkota nyinshi nazo nziza. Umuhungu n'uwo muzimu bamaranye akanya bicaye baganira. Umusore yarishimye cyane kubera ibyiza uwo muzimu wari umweretse. Umuhungu yabwiye umuzimu kugenda, gusa ikiganiro cye n'umuzimu cyari kitararangira. Umunsi umwe umuzimu waragarutse nanone, nuko ubaza wa musore ati, urashaka kubona ibindi bintu byiza se? Uwo muhungu yahoraga yifuza kuzabona abakobwa beza. Abasabye umuzimu kumwereka abakobwa beza. Umuzimu warongeye umwereka abakobwa beza mu kirere. Umusore yahise atwarwa, yari atarabona abakobwa beza basa gutyo. Kugira ngo umusore ntiyakomeje kureba amasaha agera nko kuri 2. Umuzimu watangiye kujya uza buri munsi aho uwo muhungu yabaga. Ijoro rimwe umuhungu abaza umuzimu ati, nyereka indwanyi zidasanzwe. Nuko umuzimu umwereka indwanyi zidasanzwe ziri kurwana mu kirere. Umusore yaratwawe, yari ameze nk'ureba filime munsi y'inyenyeri. Yararaga areba ibyo bintu. Mu gitondo agakomeza imyitozo yo kurwana no kurwanisha inkota nk'ibisanzwe, gusa agataha kare kugira ngo ajye kureba bya bintu umuzimu wakundaga kumwereka. Uko igihe cyagumaga gitambuka, umusore wakoraga imyitozo buri munsi yatangiye kujya ayikora rimwe na rimwe kugira ngo adacikwa n'ibyo uwo muzimu wamwerekaga buri munsi. Igihe kimwe umuzimu wamwerekaga abakobwa beza, ubundi ukamwereka indwanyi ziteye ubwoba ziri kurwana. Ubundi umuzimu ukamwereka ibice byiza bigize isi. Ubundi nanone rimwe na rimwe ukamwereka ahantu heza ku yindi mibumbe. Ugira ngo ntibyarangiye umusore atakijya mu myitozo yo kurwana no gukoresha inkota. Yatangiye kujya yirirwa mu rugo yirebera ibyo bintu umuzimu wamwerekaga. Umuhungu yatangiye kwibagirwa isi ya nyayo. Iminsi yavuyemo amezi ahinduka imyaka. Umusore akirebera ibyo bintu umuzimu wamwerekaga. Umuhungu wari kuzavamo indwanyi idasanzwe. Abaturage babonaga ari uzacungura agace k'iwabo. Byarangiye ibyo kwitoza birangiye. Ijoro rimwe uwo musore aryamye yumvishe ijwi rimuseka cyane. Umusore yahise akangukira hejuru, yitegereje neza abona ni wa muzimu uri kumuseka. Arawubaza ati, ko uri guseka bimeze gute? Umuzimu uramusubiza ati, ndi guseka kuko misiyo yanzanye ubu narayisoje. Umusore byaramucanze, ngo misiyo? Iyihe misiyo? Umuzimu uramusubiza ati, nge ntago ndi umuzimu gusa, ahubwo ndi dayimoni. Ndetse iri joro umudayimoni araza gutera umujyi wanyu ndetse araza kwica abaturage bose. Ni we wenyine wari waravukiye kuzatsinda iryo dayimoni. Wakabaye warabaye indwanyi idasanzwe kurenza abandi muri iyi si. Ariko ubu warakererewe. Ubu nta kintu ushobora gukora na kimwe.
igihe cyararenze, ubu tugiye kwica abantu bose batuye muri uyu mujyi kandi turaza kurimbura ikintu cyose kiba muri uyu mujyi wanyu. Umusore yabajije umuzimu ati, none se ubundi niba naravukiye gutabara umujyi wanjye kuki utanyishe kare? Umuzimu uramusubiza ati, ubuhanuzi buvuga ko nta n'umwe wari guhangana nawe kuko wari ufite imbaraga zidasanzwe zari zigukikije, gusa ni wowe wari kuzishyira hasi. Niyo mpamvu nakujijishije nkakwereka ibintu nk'aho ari ibya nyabyo, nkatuma utakaza gukora imyitozo ndetse ugahinduka umunyantege nke. Ubu ntushobora kwirwanaho ndetse ntushobora gutabara umujyi wanyu. Umusore yarababaye nuko asaba umuzimu kongera kumwereka bya bintu yajyaga amwereka nanone. Umuzimu uraseka cyane uramubwira ati, hari ikibazo se? Reka nkwereke, gusa urabibona mu nzozi zawe usinziriye. Icyo dushaka tuzakibona. Uwo muzimu natwe winjiye mu buzima bwacu nta wundi n'itumanaho ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Itumanaho n'imbuga nkoranyambaga bifite imbaraga zidasanzwe zishobora kuduha inyungu cyangwa zikadutera ibibazo biterwa n'uko tuzikoresha. Ntawahamya ko itumanaho n'imbuga nkoranyambaga byahinduye isi bigatuma tugera ku iterambere ridasanzwe ndetse ryaremye ibituma turworwa ndetse rikadutera ibibazo. 70% ry'ibirebwa kuri interineti ni filime z'urukozasoni, bigatuma urubyiruko ruhinduka mu mitekerereze, bigatuma batakaza ahazaza ndetse n'intego baba bafite ahazaza. Tugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza butuma twiyubaka tukiteza imbere. Tugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga twiga, dukora ubushakashatsi, dushaka ibyatugirira akamaro. Dukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga twiga ibintu bishya. Rero ntabwo dukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga ku bintu bitadufitiye umumaro kugira ngo tudatwarwa tukibagirwa inshingano zacu tugatakaza ejo hazaza. Dukwiriye kwitonda tugakoresha neza imbuga nkoranyambaga kugira ngo zitazarimbura ahazaza. Dukwiriye gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'iturufu itugeza ku iterambere, atari umutego uturimburira ahazaza. Dukwiye kwibuka ko hari byinshi mu buzima kurusha ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga. Ikoreshe neza mu guhindura ubuzima bwawe. Witonde, ufite amatwi ntiyumve. Reka rero tubonane ubutaha. Muhorana na Bukarif. Bye bye.